Agakiriro gakorerwamo imirimo y'ububaji mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo kafashwe n'inkongi y'umuriro, ibintu byinshi byari birimo birakongoka. Ni inkongi yatangiye ahagana mu masaha ya saa 11 z'igitondo nk'uko abaturage bari aho byabereye batangaje ko icyateye ino nkongi mu by'ukuri kitabashije kumenyekana. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, ino nkongi ikaba yafashe kano gakiriro ahagana mu masaha 11 za mu gitondo. Uko rero amasaha yagendaga akomeza kugenda ajya mbere, umuriro nawo wakomezaga kugenda wiyongera, ahanini bitewe n'imiterere y'aha hantu, kubera yuko igice cyabanje gushya ni igice gikorerwamo ibikorwa by'ububaji, akaba rero ari igice cyari kirimo imbaho zicucitse ku buryo uburyo bwo gutanga ubutabazi bwakomeje kubanza kugorana. Aka gace rero kahiye kari karimo kandi za matera n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imisego y'intebe ndetse n'ibitanda. Ntabwo bizwi neza icyaba cyateye iyi nkongi, gusa ikigaragara ni uko umuriro wakomeje kugenda ukongezwa cyane n'imbaho n'ubundi ziba ziri muri kano gakinjiro, amabarizo, ibindi bikoresho by'ububaji nka matera zifashishwa mu gukora ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bigendana n'ibikoresho byo mu rugo. Kugeza saa 2 za mu gitondo ibikorwa byo kuzimya iyi nkongi y'umuriro byari bigikomeje, ndetse byageze naho rero hitabazwa imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo itange umusada. Usibye rero ibyangiritse, nta muntu wigeze akomerekera cyangwa se ngo aburire ubuzima muri ino nkongi y'umuriro nk'uko inzego zishinzwe umutekano zaje kuba zibitangaza. Bamwe rero mu bantu babonye ino nkongi y'umuriro, kimwe rero n'abandi benshi bakoreraga mu gakiriro, bamwe rero mu bahatakarije ibintu babashije kugira icyo bavuga, batangaje rero yuko ubwo agakiriro kashyaga ibintu byabo byari birimo byose byatikiriyemo, batabashije kugira ibintu na bike babasha kurokora. Aba kandi bahishije ibintu byabo muri kano gakiriro, ubusanzwe rero bakaba bivugiye yuko bose nta bwishingizi bw'ibicuruzwa byabo bagiraga. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali ni Ntirenganya Emma Claudine yavuze ko icyateye iyi nkongi kitaramenyekana ndetse hamwe n'agaciro k'ibyangiritse. Ntirenganya Emma Claudine kandi yavuze ko umujyi wa Kigali uzakomeza kuba hafi ya koperative Adarwa kugira ngo ibashe kubona ibyo ikeneye byose. Aho yakomeje agira ati, iyi koperative yari ifite ubwishingizi bw'inkongi, turakomeza kubafasha kugira ngo bakomeze kuzuza impapuro zisabwa n'ibindi, ubwishingizi bubahe ibyo bagomba kuba babaha bazabashe kongera gusana. Iyi ni inshuro ya 4 agakiriro gafashwe n'inkongi mu gihe kitagera ku myaka byibuze 4. Inshuro iheruka hari muri 2023 Gicurasi, ikindi gihe kari kahiye hari ku itariki ya 17 Kanama 2021, ndetse kari kanahiye n'ubundi muri 2019 muri Kanama, mu gihe muri Gashyantare 2023 nabwo kafashwe n'inkongi y'umuriro, n'ubundi ni hano mu gice kibamo imbaho. Nubwo rero Adarwa ifite ubwishingizi nka koperative, ariko abantu bakoramo bakodesha muri izo hangari abenshi bo usanga nta bwishingizi baba bafite, ku buryo rero akajagari kabamo abantu benshi bahuriramo, ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigenda bikorerwamo bishobora gutera inkongi biba bidafite rero ubwishingizi, ku buryo haba hari icyizere ko ibintu by'umuntu bihiriyemo byazabasha kugarurwa. Kimwe rero mu bibazo bikomeje kwibazwa na benshi ni ukuntu koperative zigira ubwishingizi ariko abazikoreramo, abazicururizamo cyangwa se abakodesha n'izo koperative bo bakaba rero nta bwishingizi bagira. Ni amakuru n'ubundi aba yakomeje kugenda acaracara hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'aba yakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ayo niyo dukomeza kugenda tubakusanyiriza tukayabagezaho 5 kuri 5.